Muraho guys, mwakomeye hari hashize igihe tudatembera nanone ni Roselyne ugarutse nanone ngo mbatembereze. Sasa uyu munsi turibanda ku bintu nagiye nsoma muri comment zanyu, ibitekerezo byanyu. Hari abifuzaga ko mbereka uko batega train cyangwa se na bus. Nicyo ngiye kubereka, ngiye kubatembereza mu mujyi wa Sandnes kugira ngo tubebereke byose. Sawa. Mwe nababegiye ukuntu abantu bina bakunda kwiyubakira ku musozi. Si muri kubireba? Muri kuri aziriya nzu za hakurya hari azubatse ku musozi ukuntu. Buri abantu bose bashaka kwitegera umujyi. Umuntu uri mu nzu iri hari kuri musozi aba yitegeye no mujyi neza reba centre yose. Harya ngo kuriya ziba ku musozi hejuru niko zihenda? Inzu zubatse ku musozi zirahenze cyane cyane yari inzu yubatse ukwayo idafatanye n'indi cyangwa atari appartement zazihenze. Buri niko bazita. Kandi ziri hafi y'umujyi uko ibona muri ase kuva hari uza hano muri no mujyi si nk'iminota 5 urebye. Rero niyo mpamvu uko ziri hafi y'umujyi niko zigenda zinahenda. Ariko nivyo ko inzu zegera ibikorwa remezo niko zihenda. Noneho duhe na ambutiyage. Iyi ambutiyage ni ukubera feruje. Uyu muhanda urimo amaferuje menshi cyane, menshi ariko nimba ari ukubera ko ari uwo mu mujyi nyine. Harimo feruje nyinshi kabisa. Ahubwo hari abantu nabonye bavuga ngo kubera iki ngo mu muhanda ngo haba harimo imodoka ngo nababona abanyamaguru. Biterwa n'ahantu tugiye. Uyu munsi turabereka abanyamaguru. Kame mu munsi murababona pe kuko turagenda tujya ahantu bategera bisi naho bategera amatrene ntago ukuntu mutari muhabone kandi ari muri centre. Ariko ubundi nk'ahanga mu muhanda yabagenda n'amaguru ajyayo. Urumva nka ibikorwa remezo biri hariya muri centre niho waba ari kugenda n'amaguru. Ahangaha no umuntu nyine uvuye muri bari kuva muri centre ubungubu. Urumva nyine difference wenda kugira babyumve neza nuko hano hari imihanda y'abanyamaguru n'imihanda y'imodoka. Nago imihanda yose inyurwamo n'abanyamaguru. Hari nk'umuhanda nko muri motorway uriya nta munyamaguru ucamo. Ariko hano muri uyu muhanda aho barahari da bano uri kubabona hano barahari bari kugenda bagaragara kabisa. Akubanza muri weekend baba biruhukiye. Muri weekend shaha bari kwirira show nta wazo bababaza iki. Ko nanjye umugani mbona nta bari mu muhanda. Aha mukanya ariko ndaza kubakwereka benshi. Ndabakwereka kabisa. Urabona reba nk'ahantu ubundi iyo harimo feruje nuko hagenda nko minota 2 ariko feruje ziraduhagarika. Anga ntago umuntu hanyura afite gahunda yihutirwa wakererwa. Uyu muhanda no kucamo nyine utihuta cyane. Nanjye igihe nahereye mvuga ngo hano ni hashyuha noneho ubushyuhe narabwumvise. Noneho twageze muri sama dufite dogere 25 noneho. Nanjye noneho ubushyuhe narabwumvishe kabisa. Ubu harashyushye kabisa. Reba abanyamaguru noneho ukuntu abiyambariye sama yaje rwose. Aho ngenda bambaye rwose ni sawa. Hanyuma hari abantu nyine nigeze kumva muri comment guys, ndagira mbamenyeshe comment zayo ndazisoma kandi nziha agaciro kabisa. Hari umuntu wigeze kwandika muri comment arambaza ngo nta station za essence ziri ariko mu gihe urugendo runini mutazibona. Ndagira ngo mbigire ngo zirahari nyinshi kabisa. Ariko kugira ngo mubyemere nako nayo ndi buyiceho nkayibereka noneho nkibuka kuyipointinga kugira ngo muyibone. Nubundi sara hano hataba station ya essence byagorana imodoka zaba zinywa iki? Noneho ziranahari nyinshi hano nyinshi kabisa. Ziba zihari kabisa. Kuna none imihanda yangahe igasa gute? Irasa ku muntu utamenyereye ubona hose hasa. Nibyo? Dore bisi ya Shirumuteto sha. Iyi niyo Shirumuteto. Kubera iki? Kubera iki mwayisi iryo zina koko? Nuko icamo abantu benshi. Bayita Shirumuteto.
abantu b'i Kigali barabizi impamvu yitwa gutya muri sitasiyo ya esanse nayo ndabona sitasiyo ya esanse ngiriya yibereke iyo yitwa esu urayibonye iyo ngiyo kabisa dore n'indi yari iyindi ariko bari kuyivugurura barimo barayivugurura ntabwo iri gukora ubu hano bashaka sitasiyo ya esanse barayibonye barayibonye kabisa aha n'abantu mugiye kubabona mubure naho mubashyira ni benshi noneho uyu munsi bajagaraye kubera ari muri weekend kabisa bari mu mujyi ubu nicyo naboneye abantu binahaho rwose muri weekend nta muntu ushaka kuguma mu nzu akora mwikisi ni kubona parikingi hano ko kiza kuba n'ikibazo cy'ingutu ubu gahunda ni uguparika imodoka tukajya ahantu bategera bisi na train n'amaguru kuko kujyana imodoka zisanzwe ntabwo byemewe hariya nta modoka yemewe kabisa guys rero ni muri centre ya Sunnes ahantu bategera bus bategera taxi urabona ko na taxi ziparika hano ibintu byose biparitse ahantu hamwe ubundi gare za hano niko zikoze byose bifatirwa ahantu hamwe ahubwo se ko mbona iriya ni taxi ko mbona wagira ni igikamyo iriya ni taxi itwara abantu bafite ubumuga binjizamo twa tugare tw'abantu bafite ubumuga aho ubundi abantu bifuza kumenya ngo bisi uyitega gute reka nabyo tubibereke ntabwo bigoye ntabwo uza ngo ukozeho ikarita nko mu Rwanda hari abayifite hari ikarita y'ukwezi ugura ubu yo gukozaho nyine sibyo ariko iyo utayifite ushobora gukoresha telefone nayo irakora kabisa ariko ndabereka n'ahandi hantu wagurira noneho itike ya bisi ufite ikarita ya banki gusa abantu noneho cyeka bari kubabona abantu urabona ko turi muri centre abantu bajya mubaza se nta bantu bagenda n'amaguru aho ngaho barahari rwose ariko biterwa n'ahantu umuntu ari mu mihanda y'amamodoka ntabwo baba bahari ntabwo bagendamo n'amaguru ariko hano ni muri gare aha ni muri gare sinzi y'i Kigali bayita ngo iki ni downtown yo mu mujyi hano naho ni downtown ya Sunnes bino bihugu by'i Burayi nabyo bigira ama downtown rwose hano naho bacuruzamo inkweto n'imyenda yego hano hari amabutike y'inkweto hari amabutike y'imyenda nyine urabona aya yose ni amabutike ariko kuko nka downtown yose ni amabutike kabisa n'inyuma yawe hariya nayo ni amashopu naho abantu barabonetse igihe twahereye imbeho yagabanyutse ubu abantu nyine noneho muri bubabone niturangiza turajya no gushaka treni kuyivizira ngo tuyibone ni hatari gari ya moshi nase ubwo na gari ya moshi nayo tike bayigurira nk'uko wenda iyo kutwereka igitangaje iyo tike ya bisi yemerewe ujyamo no muri gari ya moshi izenguruka iki gice cyose ti kimwe urayigenderaho iki gice cyose kugeza Stavanger dore hano niho urebera kano kamashini niko uza ukareba bisi zigiye kugenda nk'ubu ngubu bisi igiye Tanangeri irahaguruka kuri route 1 route 1 ni kariya kantu uza kariya kazu urabona ko kari ari kabiri gatatu urabona tuno tuzu tugiye turiho imibare gatatu kabiri kano ni gatatu hariya ni 10 na kangahe rero nari mirahari rimwe ngiye bimanitse kuri iki giti kino cy'umuntu iyi niyo rimwe ubu tuno ni utuzu tw'abantu bategerezamo bisi ubu urareba hano irahaguruka mu kanya mu minota itatu ihagurukire kuri route 1 iyi ngiyi igiye ngo Fiskebeke ica Orgor irahaguruka kuri nimero ya 10 mu minota 3 nyine hano niho urebera gahunda ya ubwo niho ari ku muntu utamenyereye hano hanaza kurebera bitewe naho ugiye nyine warangiza ukaza ukagura itike yawe hano ese nta bundi buryo bwo kumenya igihe bisi yagurukira n'ahantu igenda aha ngaha kano kantuza niko kabikwereka ubundi ukaza ukagura tike yawe hano ushyiramo hano ikarita ya banki ukandikamo naho ugiye kujya
itike igahita isohoka hano ugahita ugenda. kuvuga ngo ya system yo mu Rwanda yo kugira ngo yo abantu bakatira abandi bayishyira abandi amafaranga ku matike wapi oya hanyuma nanone na telefone ziba zifitemo ntuza application ushobora kuguriramo tike ukayerekana. Tugiye gushaka rero train turebe ko tuyibona. kuvuga ngo inzira ijya kuri train yegeranye n'ubundi n'ahantu ha bisi ni muri gare rwose ni kimwe. Okay. Ubwo hano turi kwerekeza ni kuri station ya train. Ndabona train iri bugende mu minota 6. Ubwo nayo ni the same n'ubundi ufite ahantu birebera. Aka niko ko kureberaho ama train agenda Stavanger na Narbe. Okay. Ariko niyo uzamutse hejuru hari akandi nanone uhita uyabonera ko tukahita twizamukira. Bereke ahantu undi mu gare ifite ahantu abana bakinira mu gihe utegereje bisi. Igihe utegereje bisi oya niyo waba hari n'abazana abana bo kwikinira gusa. Ariko hano ubanza ibintu byo gukina ko abana babishyiramo ingufu nyinshi. Dore hano hari n'umuntu waje gucuruza kebab muri gare kabisa. Bari kuzakagira. Urabona ko hari abantu benshi. Barahari kabisa abantu bari kwirira ice cream. Iki kimodoka ni kebab. Ari gucuruza kebab rwose. Ariko hano kubona ibintu by'abana gukina babishyiramo ingufu kabisa. Oya abana bagomba kwidagadura. Hano ni abantu bazanye abana babo gukina cyane rwose. Nose hano abantu bahazira ubuntu. Hano ni ubuntu. Ikintu wishyura no kwizira ugakina. Uzana abana bawe gusa icyo witwaza n'amafaranga yo kwagurira ice cream kuko biza abana barandura. Abona umwana ari kurya ice cream niyo waba atari gahunda gatayirira ugahita uyimugurira ntibi byose byo kurya nyine. Abantu bavuga ko batabona abantu. Oya nizere ko uyu munsi babanyuzwe rwose. Niyo gare y'abantu. Ubu ngubu bari kwitemberera gusa hari ni ku manywa nimugoroba baraza kujya kunywa agacupa. Hariya naho gukinishiriza abana. Ubona biriya bikinisho byose bari kubijyamo n'ubuntu. Ni ukwinjiramo ukinjira. Nose ubihora hano? Birahari ntago bijya bihava. Aha ni muri centre y'abana, iki gice ni icy'abana kabisa. Okay. Ibaze. Baho tugende tujye kureba ko train tuyibona. Nyende turebe ko itadusiga. Ubwo hari abantu benshi bayitegereje. Iraza kabisa mu kanya. Bashaka kwigira muri Stavanger. Urabona ko iyi ntuza station uberetse hari handitseho Stavanger. Iyi nimero nyine hahagararaho amatrain agiye Stavanger. Naho hari hakurya ubona hahagararaho iziva Stavanger zigenda muri kino gice. Hari zigera Kristiansand, Oslo zirakomeza umuhanda ni munini cyane. Mbese hano turi ni igice cy'abagenda hirya. Aha ngaha ni cyo bajya Stavanger. Aha hakurya ni cyo bava Stavanger bagenda mu bindi bice. Ngo tugiye kureba ukuntu noneho batega gari ya moshi. Tugiye no kuyireba igenda kabisa. Gari ya moshi nayo rwose iza wamaze kugura tike. Udafite tike yawe ntabwo ntiwabura ukugura hano naho abahahari. Nubwo nk'umuntu ntashobora kujyamo akagenda natika. Haba hari abantu bakontorora amatike wana. Abari abantu bakontorora tike kabisa. Abakonvoyeri cyane. Nukuyigurira tike ya gari ya moshi nayo nukuyigurira hasi. Nayo nukuyigurira ya batweretse agura bisi cyangwa bakayigura no kuri telefone n'ubundi. Telefone cyangwa muri karaka mashini ko kugurira amatike. Nangiye kuvuga ni se nk'umuntu umuturiste yaje nangaha yagendamo gute ariko ubwo yayigurira hariya nyine. Hariya niho wishyurira bwo ushyira haraho gushyiramo ikarita ya banke hanyuma ugata wishyura. Ntabiba birenze kabisa. Saba ko umuntu nyine uhamenyereye akubwira tips. Gari ya moshi iza iturutse muri kiriya gice. Ako hano ko hano ufite view y'umujyi kabisa. Hano hano ko ureba n'ubundi umujyi uri hejuru witegeye. Usanga hari umujyi uri kureba. Ubonye ko hari handitse Oslo, Kristiansand, Egersund. Kuri kariya kantu handitseho Egersund, Kristiansand na Oslo. Okay. Izi nizo zijyayo muri kiriya gice nyine. Okay. Araho ujubereka kabisa. Usanese nawo umaze kuba umujyi ukomeye. Urabona ko rwose iterambere ry'umujyi baryibanzeho bya hatari.
ntabwo biba byoroshye. Ese nk'ubu ngubu hano nk'ubu hari n'igihe cy'izuba nka cya gihe cy'ubukonje cya gihe cya neje utu tuzu nitwa abantu bategererezamo. Ariko uzi uhagaze hano wabereka ahantu abantu bajya mu murenge basezeranira ngwino makwereke duhagaze aha. Iriya nzu y'umutuku iriya niho abantu basezeranira n'umurenge. Hariya ni umurenge. Ni umurenge wa Sanesi kabisa. Hano ndabona tunawufite neza kabisa. Ni umurenge wa Sanesi. Hariyo rwose uzana na sheri wawe bakabasezeranya. Ntabwo bigomba n'ibintu byinshi ko abantu bahangaho ibintu by'ubukwe barabyoroshya cyane. Abana hari bana ko bari kwinjoyinga kwikinira kabisa. Bari gukina. Reba train yaje. Train igiye. Train igiye Stavanger. Igiye Narbe. Nose ubiyije buri muntu aba afite umwanya yicara mu cyaragenda ukareba aho ushaka hose. Iyi ntabwo ari ngombwa wicara aho ubonye pfa kuba ufite tike gusa. Hari ijya Oslo niyo waba ufite umwanya ijya Kristiansand uba waraguze tike bagataguha n'umwanya ariko hano wicara aho ubonye kabisa. Iyi ngiyi uko ikise wicara aho ubonye. Nuko ari ya local ntabwo ijya kure ni Narbe Stavanger kandi igenda buri kanya buri munota. Aze mbona ari nini. Ubwo wowe ubwo yaguze umwanya bafungura imiryango yose ukajya kuhiga. Uragenda rwose ukajya kuhiga. Isaba kumenyera. Icyo mbonye hano nuko iki gice iki gice urabona hariho akantu kavuga ngo nuvuga ngo winjiye muri iki gice ntabwo mere kuvuga kuri telefone. Ugomba iyi ni style zone. Kabiri igendeye ikintu cya mbere cya train ni ukubera yuko iyo ugusize ibigusize ntihagarara inota myinshi kabisa. Ugomba kuza kare ukitegura. Bamugani ko mbonye igihita igenda ubwo itegereza igihe kingana gute? Ni umunota umwe irahagarara gusa umuntu akajyamo umunota umwe kabisa. N'abavamo n'abandi bakavamo ubundi gata yikomereza. Ngo train ni nk'indege ntabwo itegereza. Ntabwo itegereza rwose ubonye ko dusanze abantu buzuye hasi gahore bahari n'umuhabona bose bagenda nyine kandi bari bayitegereje igihe kinini kabisa. Ariko mbonye uburyo bwa transport bworoshye. Hano biroroshye ntabwo abantu bakomeza ibintu kabisa. Sawa rero guys byari byiza kutemberana namwe nanone nkuko nabibemereye nzajya ngenda mbereka ikintu cyose uko mubyifuza kukimenya. Nabonye muri comment mwashaka kureba ukuntu abantu batega bus na train ibyo turabikoze naberetse na station ya essence zirahari nyinshi cyane ariko ibitekerezo byanyu ndabisoma kandi nkabyitaho. Ubutaha tuzabaha n'ikiganiro noneho cyo mu cyaro buhora mu nsaba. Mwakoze kubana nanjye Imana umugisha. Ciao.